Ese ari abakobwa n'abahungu ni bande batakigira urukundo? Ni kenshi avuga ko nta rukundo rukibaho muri iyi minsi, abantu bose bataye urukundo ndetse n'imitima. Abakobwa n'abahungu bitana mwana, bakavuga ko abakobwa aribo batagira urukundo cyangwa abahungu aribo batakigira urukundo. Ese wowe urabyumva ute? Ubona biterwa n'iki? Icyo ngusaba ni ugukomeza kubana nanjye, nkagushira amabanga benshi banga kuvuga bakahisha ku mitima kandi imitima yacu izi ukuri. Ku ruhande rw'abakobwa bavuga ko abasore b'iki gihe aribo batakigira urukundo kandi koko bakubwiye impamvu wasanga ari byo, wanagendera ku ngingo zabo ugasaba birafatika. Ariko nanone n'abahungu nabo ni uko, usanga impamvu zabo zifite ishingiro. Ni nabyo. Ukurikije ubuhamya bwa bamwe na bamwe mu bo tugenda tuganira bavuga ko ahanini kuba urukundo rutakibaho biterwa n'ibibazo by'ubukene bwugarije urubyiruko, bigatuma icyizere cyo kujya mu rukundo kiba gike, bigafatwa nk'umurengwe ku bamaze kugira aho bigeze. Ngo bisigaye bigoranye kubona urukundo rwa nyarwo. Ni nako bivugwa gusa nanone usanga ari nako biri. Ese koko baba ko buri wese ajya Romeo na Juliet, ibyo bintu biterwa n'iki ko njye ntarabona Juliet cyangwa Romeo wanjye? Kugira ngo umuntu yisanga yaratakaje icyizere cy'urukundo akisanga yaragumiwe, byo biterwa n'iki? Iyo uganiriye n'abasore benshi bakubwira ko abasaza cyangwa abantu bakuze barangije kwiyangiza, ubwo basigaye bikundira abana bakiri batoya cyangwa abakobwa bari mu kigero cy'imyaka 20 na 10, ntiwamenya impamvu niba kera hatarabagaho abakobwa beza cyangwa ari uko babonye abo ngubu aribo barenze kurusha ababagaho muri iyi minsi, kugeza aho badutwara abakobwa tungana. Muri iyi minsi ntabwo abasha kwigondera umukobwa umubwira ko umukunda nta kuva ufite, ntabwo yapfa kubyemera, ahubwo abibona nk'agasuzuguro nk'aho ushatse kumushyira hasi. Kuba abakobwa bo ubwabo batashobora gukundana n'umusore ukishakisha, bagahitamo kwisangira ibisaza cyangwa abantu bafite amafaranga bakuze, biri muri bimwe mu bituma agaciro k'abakobwa gakomeje kuba gake imbere y'abasore. Kuba abasore barangije kwemera ko nta mukobwa wabemera bagikennye, ni gake bishoboka cyane ko umuhungu ukennye yatinyuka gutereta umukobwa n'iyo umukobwa yaba akennye kajana. Ubundi ibi nibyo kera byari urukundo, aho umuntu yakundaga umuntu atitaye ngo afite iki, atunze iki cyangwa azamukuraho iki, ahubwo byabaga ari urukundo nakwita nk'aho ari umwimerere. Ahubwo bo ubwabo bihitiramo kugira ibyishimo by'ako kanya, nyuma yayo ukaba yanasiba nimero y'umukobwa nyuma y'uko bamaze kuryamana. Nta kindi kiba kibiri inyuma, nta rukundo ndetse nta n'ibyiyumviro baba bafitanye bo ubwabo, ahubwo icyo baba bashaka ni ibyishimo by'ako kanya. Zimwe mu mpamvu eshatu zituma abasore basa nk'aho nta rukundo bakigira. Abasore benshi barangije kumva ko nta mukobwa babakunda badafite amafaranga ahagije. Icyo gihe n'umusore ugerageje gukunda umukobwa bagakundana adafite ubutunzi buhambaye, usanga icyizere aba ari gike, nyuma na nyuma ntabwo bamarana igihe kinini, kuko akenshi aza kumukumbura agasanga ibyo yamubwiraga byose byari ibinyoma, n'umukobwa asigaye afite ahandi hantu asigaye akura. Mu gihe atabashije kumwitaho, wa mukunzi ahita agenda akishakira undi muntu umwitaho bari mu kigero cya ba papa wabo. Ese kera nta bakobwa beza babagaho, none abakuze bakaba baracikanye bakaba bifuza ibyiza tugezeho? Cyane n'irari ry'abagabo ridashira. Impamvu ya kabiri ituma abasore basa nk'aho nta rukundo bakigira, ni uko iyo bakundanye n'umukobwa bakamwegurira umutima wabo bose n'ibyabo byose, biragira umukobwa bahemukiye. Kandi n'ubundi usanga muri icyo gihe bari gukundana aba atiteze ko bazanabana, agasanga kwirwa amushoraho ibintu bye byose ari uguta umwanya n'igihe no kwiyobageza ubusa. Umukobwa iyo amaze kugenda, umusore asigara iheruheru cyangwa agakena. Mu gihe umukobwa akomeza kwikundana n'abandi cyangwa agakomezanya n'abandi, agatera imbere kurusha umusore kandi bari kuri level imwe. Mbese umuhungu ameze nk'usigaye mu gihombo, yaba mu mutima ndetse no muri finance. Ibyo rero bigatuma abasore badapfa kwizera abakobwa ngo babyiyegurire, babaha ibyabo, ubutunzi, umutima n'urukundo. Impamvu ya gatatu ituma abasore basa nk'aho nta rukundo bakigira, ni ihungabana benshi bamaze kugira kubera ibihe bagiye banyuramo cyangwa experience bamaze kugira mu nkundo. Aho usanga ku kigero cy'imyaka 25 umusore amaze gukundana n'abakobwa bagera kuri 30 kandi bose byaragenze nabi. Byose rero yamara kubishyira mu mutwe ugasanga afite akantu kameze nk'ihungabana cyangwa depression, gatuma atabasha gukunda cyangwa afite kwishora mu rukundo uko yiboneye, ahubwo akaba yishakira bya byishimo by'ako kanya bikarangira. Mu gihe umwe yaba yatangiye gukunda undi, ugasanga undi nta rukundo yari akimufitiye. Nyuma yo kuryamana n'umukobwa akaba nta emotion na nyine yaba akimufitiye, ahubwo yahita asiba na nimero ze, ntibazongere no guhura. Si abahungu gusa n'abakobwa bafite impamvu zabo zituma basa nk'aho nta rukundo bakigira. Impamvu ya mbere naheraho ni ikigara benshi bagenderaho bitewe na bakuru babo cyangwa abo bareberaho, bigatuma nabo bishyiramo ibintu batagakwiye kuba bishoyemo kubera ko batashishoje neza. Si no kuvuga ubushishozi, ahubwo ni uko n'ubundi ari ku isi iremye. Abo bareberaho kandi abo bareberaho nibo babaha ingero za nyazo zo gukurikiza kuko ari bakuru babo cyangwa abakobwa bagenzi babo. Kuri ubu ngubu urugero nagwa rwa hafi, umukobwa amukundanye n'umukoreshereza inzara n'umukoresheje imisatsi n'umumama ifite arenze, ntabwo yaba akigufata nk'aho mukundana, agabona uri kumukinisha kubera ko ibi byose bagiye babibona ku masocial media. Aba rero bita ku byo babona ku masocial media, ntibakeke ko bishobora kuba ari na scam cyangwa ari prank kugira babashe kunezeza abantu babakurikira. Ibi rero bigenda byagiza umuntu gake gake kugeza aho ubwe atakibasha kumva neza niba umuhungu amukunda, kugira atamuha gift zirenze cyangwa amukoreshereze ibyo akeneye cyangwa amwiteho bihagije. Kandi nyamara hari igihe umuhungu aba afite urukundo ariko nta bushobozi afite. Impamvu ya kabiri ituma abakobwa basa nk'aho nta rukundo bakigira, ni imibare myinshi bakora mbere y'uko bahitamo umuhungu bakundana cyangwa umusore bagiye kujya mu rukundo. Kujya gukundana n'umuntu ugashaka inyungu uzamukuraho cyangwa aho zizava, cyangwa umubano wawe nawe inyungu bizaba zirimo bigendeye kuri finance cyangwa ku bundi butunzi, nta kintu biba bimaze, uba yishutse cyane. Igihe umukobwa yishutse ko akunda umuhungu kandi nyamara nta rukundo ruba rurimo, ahubwo ni kwa gukurikira ibintu ndetse n'inyungu zizava muri ibyo ngibyo.
Icyo gihe ni hahandi usanga umukobwa ari kwicuza kubera ko yasanze urukundo rutari urwe. Afite ubutunzi, barabana nta kibazo, ariko kubera ko yaramukurikiyeho imitungo nta kintu biba bimaze, byose birangira ari amarira. Impamvu ya gatatu ituma abakobwa basa nkaho nta rukundo bakigira ni uko bamwe muri bo barangije kwishyiramo ko nta rukundo rukibaho, ahubwo byose ngo ni sikamu, abasore babatesha umutwe n'igihe. Rero bituma bishyiramo ko bakeneye abantu babitaho, ko abasore nta kibavamo. Byakubitaho nuko abasore nabo bafite iyindi myumvire yabo, bigatuma badahuza n'abakobwa, ahubwo abakobwa bagahita babifata nkaho ari ukubakinisha cyangwa gukinisha imitima yabo, bakisagira abakuze bafite amafaranga ndetse n'ibihagije kubatunga.